Imana ko iri guhagurutsa abadamu mu buryo budasanzwe kuko bamwe baciye mu miryango nka mama Chantal, ariko hari natwe twabanje kera twanyuze mu madirisha, ariko arabanyuze mu madirisha, arabanyuze mu muryango, twese twarasohotse. Haleluya. Nonese harakotse tubonaho, harakuri kumbonaho, hari shitani ureba se, aho umuntu yanyura hose n'igikuntu uko asohoka. Nagira ngo ronshimire Imana ko isohoza ibyo yavuze. Nagira ubuntu Eglise Baptiste cyane cyane muri Amerika, muri Canada, nziranye n'abayobozi benshi bo muri Eglise Baptiste, harimo n'abagore bariyo rwose bakorera Imana ari abagore. Numvaga ibyo bintu nanjye bitegereje hano. Ndashimira Imana ko uyu munsi yasohoje isezerano. Kuko abagore bafite ubushobozi, ariko ubushobozi n'ubutware ni ibintu bitandukanye. Uyu munsi mama Chantal yarasanganywe ubushobozi, ariko yahawe n'ubutware. Ni ikintu cyiyongereye. Ushobora kuba ufite ubushobozi ariko ntugire icyo bita platform mu cyongereza, cyangwa se ugira agatuti wabasha gutangiraho ibyo Imana yaguhaye. Ariko turashimira ubuyobozi bwa Eglise Baptiste ko bwaguhaye izina, cyangwa se bukaguha amahirwe yo kugusohora mukamuba pioneers bagiye guhagarara muri Eglise Baptiste nk'abagore. Amen. Chantal, ikintu Imana yagukoreye kirakomeye. Ubaho uzahagarara hose ukajya ugenda, bazaba muri Chantal wasengeye mu bagore ba mbere muri Eglise Baptiste. Rero nyuma yaho uyu Apostle Mignone ni wambwiye ati noneho rero inkoni y'ubushumba urayifite. Niwe mukozi wa mbere w'umupasiteri nabonye unyankuraje ambwira ati ufite inkoni y'ubushumba. Abandi wenda hari igihe kubera ko babonaga iyo ntuza itanariho baravuga bati ntawo byaca, nta mugore iwacu tujya twimika, ntabyo babonaga nta n'ibyo bahaga agaciro. Ariko ndashima Imana ko mwabyumvise yuko umushumba yabyivugiye ati twarakererewe kuva kera, ati iyo tubimenya karitoro ryacu barigiye rigeze mbere. Bene data ndagira mbabwire bisi ukwishyira hejuru si ukugira ngo mbese, ariko ngewe nabanye n'Imana kandi Imana irankoresha hariya muri Ayiberi. Ndashima Imana. Haleluya. Ntabwo abantu batabimenya uyu mugabo wanjye yari abizi. Ndagira mbabwire yashoboraga no kuba yagutera ikofi ukamvuze neza, kuko we azi uburyo ki namusigaga mu impamvu nakunze Apostle. Naramurebaga nkabona umugabo we ameze nk'umugabo wanjye, kwitangira abantu ukibagirwa urugo. Haleluya. Uyu mugabo yaranyihanganiye, akaba hafi mu bana, akagira gute, noneho yabona abantu batari kumva agace akavuga ati kuko batabona batakubona ni ibiki. Haleluya. Ngira ugenda uhuzagurika, aravuga ati reka muze ndebe, ariko ageze aravuga turabizi Imana yawe ndaje nikurikira. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu yarambwira ati mva ahubwo ni wowe uzananyimikira. Haleluya. Ni umutware wanjye. Haleluya. Ariko nanjye ni pasiteri mu rugo hose ndabashunge n'ubu nyine babishyize mu mugaragaro. Ariko ndagira mbabwire barambwiraga bati naho abantu batakumva iriya nkoni y'ubushumba ntibayikwimikire, wowe ukomeze utwiyoborere, nanjye nzaza mbe uwumwungiriza wawe. Amina. Haleluya. Rero byatumye akunda na Women Foundation Ministries cyane kuko nabo bameshaga ku gaciro cyane cyane muri uyu murimo w'Imana. Ubwo rero bituma uyu mwene data usangiye nyine urugo, haleluya, n'abana, haleluya, bakurikira kugeza kuri uyu munsi baransukira. Imana ishimwe. None muri ubushumba ndayibonye, ndumva rero ari umunezero kubabona mwese. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Hallelujah. Amen. We are just on our way to the airport. Oh, yes. To go now. Well, we're on our way to the airport. We're going to pack and go. But we wanted to make sure we came and said how proud we are of you, and that we just think it's wonderful that you are leading the way for women, and that you are not a surprise at all that you are one of the first. Amen. So congratulations. Amen. Okay. Picture.
barewe Imana ibahe umugisha reka nsabe Apostle Mignone abansuhurize. Hello. You were very enthusiastic. Nice to meet you. Yes, thank you. Umuco w'Imana yarambwira ati nubwo wimitswe kariya kantu ntuzakibagirwe kandi muri hariya mama Pastor Julie iyo akubwiye ikintu ujya umenya ngo nk'umuntu mukuru aba yagitekereje ko gifite akamaro. So ubwo rero ndashima Imana yuko mwabaye hafi yacu kandi ngo niba ubushumba twayibonye ndumva ntizimbye mu magambo ntavuze n'ibintu byinshi ndabashimiye kandi nagira ngo mbabwire ngo noneho ubu niho urugamba nyine rutangiye rukomeye. Uko ubonye indi level iyo ugeze mu yindi level ni ukuvuga ngo hari iyindi level y'amasengesho baba bigusaba atari bya bindi noneho by'umunyagara. Noneho tugiye kwinjira mu guhana no gucyaha. Hari igihe ubundi bavuga ngo ntibindeba ariko ubu noneho ni ibintu bindeba bakumva yuko nzabaza. Ubwo rero ndashima Imana nk'uko batwigishije yuko nanjye ninjiye mu mubare w'abagiye gusarura. Imana iduhanure. Nari nagennye impano mwanzanira impano umutware wanjye nkunda ngeze ahangaha namugeneye impano nirayinzanira. Iyi ni impano yamuziye harimo n'iy'umutware harimo n'iy'umutware kubera ko umumbwirire umanywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro umanywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umurambere ubwugamo yambereye ubuhungiro nta nubwo imivi ntembana yambereye ubuhungiro Yesu we mumvura mbere ubwugamo yambereye ubuhungiro kandi nta nubwo imivi ntembana yambereye ubuhungiro nukuri umwami wanjye n'umwami n'igitare gikomeye gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ni mwiza umwami n'igitare gikomeye gikomeye
mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro na byago byantera ubwoba umwami Yesu yambereye ubuhungiro nukuri nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro umwami wanje umwami n'igitare gikomeye ndamushima gikomeye mwiza umwami n'igitare gikomeye ayaya umwami we umwami n'igitare gikomeye umukunde gikomeye ntazabatenguha umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro nukuri nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nukuri nta mwanzi wese wankanga hoya uyu mwami n'igitare gikomeye ndamushima gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye erega umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye ayiwe gikomeye umwami n'igitare gikomeye haleluya yambereye ubuhungiro ndamukunda yambereye ubuhungiro ndamushimira yambereye yankojeje isoni yambereye ayiye umwami gikomeye umwami n'igitare gikomeye mwiza yambereye ubuhungiro nukuri nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro